nde ko nakumenya nyina nanje kureba abo muri uru rugo kera ari heza kera ntabwo hari yaragiye kera yagiye nakumenya ngo uze kumuhamagara umubaze ako nagakiba hano yaragiye ntabwo yabikubariye none ku buryo bijya kumuraba hano ese ko mbona atimutse ko mbona ibintu byose bigihari gutatakiba hano yarimutse mbo wimpisha kuko kera ni inshuti yanjye turasengana ntugire ikibazo nyine uzomuhamagarira gisinze ahantu wenda kubarengara ahantu wenda kubesha koko se ntawe uhari nene umukunyegeza none iyi nzu ni ntoya ku buryo ni umukunyegeza uzomuhamagare aza kurangira ahantu asigaye abana aje n'ahandi ariko nanjye ntabwo nakomeye ahubwo kubera ko ari uje udusanga niwe ari kutwibarira kandi nakubwiye ko ni inshuti ya Keri amazina yawe ntabwo nayamenye izina ry'ababyeyi nitwa Mama Ganza yego ry'ababyeyi yego izina ry'umubyeyi nitwa Mama Ganza okay na nitwa Peri ni ngombwa ndakwibarire rwose Peri naje ntabwo ndateganya kuba umubyeyi naje nawe umubyeyi sindamenya izina nzotorerwa nyine kugira ngo nitwe mama runaka. Amahoro y'Imana abane nawe wahisemo kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda ducisha kuri chaîne zacu zitandukanye ndetse wowe wahisemo gukora subscribe Imana wimegisha bitewe nuko wabanye natwe mu bihe bitandukanye kandi twagiye tubona n'ama comment mugenda mutera byose turabashimira kubera ko mutwereka yuko mubaye muhari kuko ibikorwa tuba turi gukora n'ibiganiro tuba tubagezamo bya buri munsi muba mubibyakirana yombi nk'ibisanzwe murasuhuzwa n'amuzeko ngo mane ndabongwa na bose uherereye uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse burasirazuba bari mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali mwete muri ntara ya gatandatu ya diaspora turabakunda cyane kandi tubaye ikaza muri iki kiganiro kigiye kugaruka kuri filimi bita My Husband. Uyu munsi tubafitiye iki? Iyo tuvuze My Husband cyangwa kwirukana umukazana mu nzu yiwe biba bishatse kugaragaza iki cyangwa gushushanya iki. Niyo mpamvu twabakoreye bimwe mu byegeranyo ndetse abahanga uko babivuga. Interuro ivuga ubukwe cyangwa ubukwe umubano w'abantu babiri bakoze umubano wo gushyingirwa kwera cyane cyane kubizera Imana niko bavuga, abandi bakavuga ngo ni mariage mu ndimi z'amahanga. Ubukwe wirukana cyangwa umukwe iyo birukanye umukazana cyangwa umuntu akirukana umukwe wiwe ni akaga. Ese bisobanuye iki? Bifite ibisobanuro byimbitse ku marangamutima, uvuga kwangwa amakimbirane mu muryango no gusenyuka k'ubumwe. Ibisobanuro byabwo rero reka tugende tubyumva tugenda tubabwira gake gake nawe wumve ko ubukwe ari ikintu gikomeye cyane kandi Imana iha agaciro kandi abantu benshi cyane bagiye babivugaho ibintu bitandukanye. Ubukwe bugamije guhuza imiryango ibiri. Iyo umukwe yanzwe cyangwa umukazana akangwa yakuwe mu muryango cyangwa agafashwe nabi n'umuryango uwo bashakanye bisobanura gute? Reka rero tugere tukubwira gatoya icyo cya mbere bitera ububabare ndetse n'akaga gukomeye cyane ku muntu kumva afite ipfunwe no kuba ubwiye ashobora kuba yanakiyambura ubuzima, amacakubiri hagati y'imiryango, kubura amahoro mu rugo ndetse kubera impamvu z'amahoro mu rugo murabyumva ni yankeke ya nyokobukwe cyangwa ya nyokobukwe cyangwa se ubukwe ahora abagushyiraho imibabaro y'amarangamutima ku bashakanye kubyita ibyiza bigaragaza ko kwangwa nk'uko gusenya intego y'ubukwe ariyo urukundo, ubumwe no gushyigikirana. Ubutumwa bwimbitse bisobanura iki? Bushobora kugereranywa dukomeze gatoya dushobora kugererana abagore b'abanyeshuri bivanga cyane ishema cyangwa gutumvikana n'umuryango. Umubano wubatswe
hatabayeho kubahana. Ubukwe bwiza burinda abashakanye bombi. Iyo umwe asunitswe urufatiro ruracika intege. Niba bishoboka kuba babana mu mahoro. Nguko rero icyo nicyo gisobanuro kimbitse cyane cyane kivuga ikibi cyo kuba wakirukana umukazana wawe cyangwa wakirukana umukwe wawe mu rugo rwiwe kugira ngo umushyingire undi. Nibyo ngicyo biba bishatse kuba bivuga rero. Ariko ibyo ngibyo bigiye gukomeza kuki? Bigiye gukomeza bababwiye yuko tuzatugenda tubivangavanga tureba ngo aka gace kitwa gutya byagenze bite, bose mu buzima busanzwe bihurira hehe na Bibiliya. Ibyo nibyo twabazanye muri my husband. Rero tukaba tugiye gusoma n'ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 38. Haravuga iki? N'igice ho hari hashatse kuvuga. Nukuvuga ngo icyo bivushatse kuvuga ni umugabo witwa Yuda. Iyi nkuru yanditswe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 38. Nusoma igice cya 38 ku gice cya 38 ku murongo wa 15 kugeza ku 8, aho Yuda atamenye ko ari we wateye inda ya Tamari. Uraza gusimbuka gato wongera usome ku murongo wa 24 ugeze 26 aho bamenye neza, maze Yuda akavuga ati arandusha gukiranukwa. Mu ncamake haravuga ngo Yuda yari afite abahungu 3. Umuhungu we yashakanye na Tamari ariko apfa, hanyuma Onani nawe arapfa. Yuda ntiyahaye Tamari undi mwana we Shera nk'uko byari umuco w'icyo gihe. Tamari rero yihinduye nk'indaya. Yuda atamumenye aramusanga. Nyuma byaje kugaragara ko Tamari atwite inda ya Yuda. Yuda abonye ibimenyetso, impeta, umugozi n'inkoni bye, yemera amakosa ye. Iyi nkuru igaragaza iki? Inkuru igaragaza ingaruka zo kutuzuza inshingano, ubutabera bw'Imana uko ukuri kumenyekana. Bivuze ngo iki rero, reka natwe tunabisome muri Bibiliya. Sinze Bibiliya uwo ufite, mfite Bibiliya yera rwose, niyo tugiye kuba twasomamo. Sinzi nimba yahora na Bibiliya ntagatifu uko Bibiliya ntagatifu ibivuga. Tubabwiye ko tugiye gusoma ibice 38 by'Itangiriro, ndetse umurongo wa 15 tugeze ku wa 18. Yuda amubonye agira ngo ni maraya kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasiro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukombe. Aramusubiza ati urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza. Nawe aramusubiza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Iyo dukomeza ku murongo wa 24 kugeza kuri 26 haraba hatubwira ngo ki? Hashize amezi nk'atatu ababwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda aramubwira ati mumusohore mumutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati ndakwinginze menyera ibi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemeye ko ari bye, ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongeye kuryamana nawe ukundi. Nguko kundi biba bimeze rero. Niyo mpamvu tuba tugenda tureba hirya no hino tukavuga ati ese no filime My Husband yacu yabihuriye he n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Nkuko nari maze kubibabwira rero, iyi nkuru ihuriye n'uwo umugabo bita cyangwa umugore bita Zainabu, ari we mama wa Jordan, yirukanye umukazana wiwe Keri amukura mu byiwe bitewe nuko bamushinjaga yuko atabyara. Mu gihe uyu mukazana bashatse
bashatse kumusenda bamuziza yuko uyu mukazana nawe yari yaryamanye n'umuhungu we wa mbere uyu twavuze ngo ni Eri na Ononi, bose bapfa. Umwe yapfuye bitewe n'igihano cy'Imana yamuhaye, undi nawe apfa kubera ko yanze gukora icyo bita kuba yakemera kuryamana nawe akarangiza imirimo bonano cyangwa akarangiza kurongorana kwera kwari kwaragenwe yuko iyo mwo muco wa kera iyo umugore yabaga ashatse mu muryango, iyo umugabo wiwe yapfaga bamuherezaga murumuna w'umugabo wiwe kugeza igihe agumiye mu muryango, byitwaga ko umugore ari uw'umuryango. Ariko no mugabo Yuda amaze kubona abahungu be babiri bamaze gupfa, uyu mugore amuhakata aravuga ati nta wundi muhungu wanjye namuhereza, maze ahita Shera ayihisha uwo bitaga Shera. Nyuma yaho rero umukazana amaze kubona ko bagiye kuzamusenda, nta kindi yahise akora, yahise yikuramo imyambaro yambara nka maraya neza. Amaze kureba ko kwambara imyenda nk'iya maraya agenda ku muhanda w'umugabo wiwe. Uwo mugabo Yuda yaragiye guca kugira ngo ajye gukora icyo bita gukemura intama, maze amubonye akubise ubwiza bw'uwo mukobwa bitewe nuko yari yipfutse mu maso, aravuga ati nyaboneka babura turyamane. Nyuma yo kuryamana kwiwe yaje kuba yamutera inda. Amaze kumutera inda rero yarigendeye, dore yuko Yuda akimara gufata ibyo bintu byose nk'ingwate twasomye haruguru muri Bibiliya, yahise yirukanka yivira ku uwo musozi cyangwa mwe yukaritse yari arimo. Yuda aramushaka aramubura, maze Tamara aragenda. Amaze gutwita niho yagaragaje bya bintu bamuhaye ko ari ibintu bigaragaza uwari wamuteye inda. Nk'uko rero turihuje na filimi yacu aho bihurira nuko uyu mwama cyangwa uyu mukobwa bita Keri nawe yamaze kumenya yuko atwite, ariko nyuma yo kuba atwite bamaze kumusohora mu bintu byiwe, kandi inda atwite niyo umugabo we Jordan. Mu gihe Jordan bamwohereje kure cyane kugira ngo atakomeza kubana n'uno mugore, bakaba bamuteze undi mugore nawe utwite, bivuga ko atwite inda ya Jordan bita Peri. Bakaba bamujyanye mu nzu ya Jordan kugira ngo abeza Jordan nagaruka azayimusangemo, mu gihe umugore bamwirukanye wa Jordan babanye mu mategeko yuzuye y'Imana ndetse bashingiranywe. Kwera kwabo kwaraciye imbere mu mucyo. Ndizi ko nabivuga ni muri kubyumva nawe wakandika igitekerezo katubwira ko nawe uri kubyumva. Se ninde muntu wundi bivuga muri Bibiliya babyagenze gutya, cyangwa aho wowe nimba uziko hari undi muntu byaba byarabayeho nawe ube wakohereza igitekerezo cyawe tukibone muri comment. Rero ubuzima bugiye kuba bwagorana kuri ko musaza wa Keri nawe yatangiye kugerwa amajanja kuba bamwirukana, biziza yuko uyu mugore nyine yashakanye mu muryango wabo, maze uwo muhungu tumenyere mu mazina atandukanye cyane, ariko reka tumwite Bobo bitewe nuko ariko twamumenye. Batangiye kuba bashaka kuba bamwirukana bitewe nuko mushiki we bavuga yuko atabyara, ariko ntabwo bazi ibanga rihari yuko abyaye, dore ko nawe iyi nda yayihishe bitewe n'umujinya wa nyirabukwe Zainabu, ari umujinya w'umuranduranzuzi cyangwa atazi nibyo yamukorera amaze gutwita, bitewe n'uko ngo amwanga rukomeye cyane. Nubwo bahisemo kuba bakicigikira bakanga kuba babigira ute babivuga cyangwa babibwira uno mugore kugira ngo bitabyara ikindi kibazo gikomeye cyane, kuba bagiye kumuhima kugira ngo bazabigaragaze maze nawe yicuze bishoboka. Ubundi hari ibintu bibiri bishobora kuba abantu batatekerezaho cyane. Ntabwo bajya batekereza yuko umugore cyangwa urubyaro umuntu aruhabwa n'Imana, ndetse urubyaro ari Imana yonyine iruremera mu muntu. Formule abantu benshi babona ko umuntu yasamye inda kubera ko aryamanye n'undi batikingiye, ariko hakaba hari n'abandi bantu babikora umwaka umwe 2 3 5 6 7 8 9 10 15 ikajyamo na 20 ikaba yageramo, ariko batarigera babyara kandi batarwaye. Nta kindi kintu cyobuza kubabyara bitewe nuko Imana ariko yabishatse kuba byagenda nk'ubwo buryo. Uyu rero Zainabu we ntabwo abimenye yuko burya Imana ari yitangwa urubyaro, kandi nawe nimba uri kunyumva ufite icyo kibazo nk'icyo ngicyo ntukiyebe, kubera yuko Imana yazibuye inda ya Hana, Imana yazibuye inda ya Sara amaze imyaka 99, ndetse yazibuye inda, Imana yazibuye inda y'umugore wa Zakariya. Wowe uramundusha cyane, ariko wanamushyira muri comment kubera ko jewe aka kanya bise bivanga nyine bitewe nuko mandi kugira ngo tucuguze uburyo umwete tugeze ikiganiro kandi tugikore neza, kandi tugenda tuvuga kandi ko kandi kagenda gabona na filimi. Wowe icyo ngo wayi task yawe cyangwa homework ngo wayi nuko wanyandikira ngo ese umugore wa Zakariya yitwaga nde, awa mugore wahoberanye na Mariya maze abana bagasuzanya bakaba basuzanya munda. Twikomeje filimi yacu rero. Umukobwa rero Zainabu yarafite inshuti yiwe ikimara kugera mu rugo, ndetse Peri akimara kugera akiri mu rugo, umukobwa aje wajya
amufasha uturimo dusanzwe Zainabu kumwuka inabi niyo twahise tubona ko n'umugore afite umutima mubi uriho mukushi cyangwa umutima utari wa kibyeye w'ubunyamaswa. Nyuma yuko rero Peri yageze mu rugo mwabibonye yuko nyine abantu batarabimenye yuko Keri yimutse ndetse umukuru basenganaga umukoregewe cyangwa umuntu umunyamasengesho mugenzi we yaje kumureba aho ngaho kugira ngo baganire cyangwa babe basenga bahamagara Imana kugira ngo ikemure ibibazo dore ko bari no mu mashimwe kuko Keri amaze kuba yaramaze kumenya ko afite umwana mu nda nubwo umugabo we adaringa muhereze iyo nkuru. Nyuma yaho rero ibintu biri kugenda biba uruvange rugenda rucanga abantu bakana kibaza ngo ese uyu Zainabu ni cyagamije mu kuba yakirukana umukazana wiwe nawe akakanyura kubyibaza ese Jordan yagiye he ko Bobo avuze ko agiye kujya kumureba agiye kumureba hagana yese baba yaziranyeho n'umugore dore yuko uyu bantu bamaze kuba bava mu ntuze. Uyu Jazira ushimira yuko uyu Keri yamaze kugira muri urugo bagiye kubana nk'abavandimwe ndetse nubwo ukwahukana atari ikintu gikomeye cyane gusendwa atari ikintu gikomeye cyane ariko uko gusendwa nta kubaho we icyakoze nukugira ngo abone amahoro y'umwana uri munda kugira ngo umwana abone ahantu yaturiza dore yuko umubyeyi utwite arindwa intonganya arindwa intambara zikomeye cyane zitandukanye cyane. Nguko rero nuko bimeze rero muri My Husband n'ibyo bintu nakakubwira akakanya bigiye bimeze gutya mu buzima busanzwe ari igihe usanga umukazana yanzwe mu rugo bitewe nuko atabyara cyangwa ari ikindi kintu bamwangiye dore yuko hari ibintu abajya bishyiramo ngo umuntu ukamwanga atari we umutunze ngo kubera ko agiye mu muryango w'abandi bakavana umutera mwako. Ibyo bintu byose muvuga ntago ari byo ahubwo mujye mufata mumenye yuko ubukwe ari ikintu cyunga imiryango ibiri hatabayeho ubukwe hatabayeho kurongorana hatabayeho gushyingirwa cyangwa kubana kw'abakundanye wajya usanga abantu benshi cyane havuka ndetse n'ubwicanyi buri kabije bw'indengakamere. Reka mbabwenge iki kiganiro nagisoreje reka kibe kigufiya kubera yuko hari byinshi cyane tuba turi kubategurira kandi tuba tugenda tureba ku ruhande tugenda tubihuzahuza kugira ngo tubahereze ibintu byoroshye. Nimba iki kiganiro gikunze wadugisharinga ukaduha like comment ndetse ukaduha n'igitekerezo cyawe uko kivuga niyo comment ndi kubabwira ndetse ibintu byose bikagenda bimeze neza. Ndagushimiye aho wabanye natwe twabagejeje kuno munota amara y'Imana komeza abane nawe ngiye ari Dr. Chef Gaseye yegeye muze kugomana nawe ngo na bose ndetse Imana ibahereze imigisha. Ndabakunda ciao ciao amara y'Imana komeze abane nawe aho uherereye hose. Iyo ngiye gutakaza inzira yanje numvise ijwi rimbwira riti jiro kwizera gusa korali amasengesho ya mama niyo atuma ngira ubuzima iyo mfite